neza kuri Elimu TV. Don't forget to subscribe. Ntiwibagirwe gukora subscribe. My name is Wisdom. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gutega igitambaro neza kandi ukaberwa. Turakoresha ibitambaro bibiri kandi turatega uburyo butatu butandukanye. Twatangiye. Ku buryo bwa mbere turakoresha igitambaro kimwe cyangwa icyo wakwita isharupe kizingemo kabiri, ubundi ugishyire mu mutwe ukirebesheje imbere, ureshyeshye ku buryo bitaza kuba bibi. Ku bakunda gupfuka amatwi nta kibazo, no kutayapfuka nta kibazo, byose ni nk'aho ari kimwe. Hano ugahita usobekeranya ibi bitambaro biri imbere kandi ukabikomeza kugira ngo bitaza kuba byaba bibi biteze. Ubundi urangije gusobekeranya urahita hahandi twatangiriye dushumikira, urahita uhazingira gutya, ubwo rero uburyo bwa mbere bwo gutega igitambaro neza kandi ukaberwa. Uburyo bwa kabiri ni ubu bukurikira. N'ubundi ibyo turi butege byose bifatanye isano kugira ngo bitatugora kwirirwa dushumika, turahita tukirebesha inyuma gutya. Dufate ibi bitambaro bisigaye aho inyuma tubisobekeranye, kandi n'ujya usobekeranya ujye wagera nk'aha, wenda wagera aha ugakomeza kugira ngo bize kubaho byiza kurushaho. Warangiza ugahita ugira gutya, ukorera imbere, kumva ko bigufashe neza. Ubundi ugahita aka gasigaye ugahita ugashyiramo hano. Iyi ntego ikunze kubera abantu bafite umusatsi hano, byaba byiza uyiteze ufite umusatsi. Ngubwo rero uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ari nabwo bwa nyuma ni ubu bukurikira. Mu buryo bwa gatatu turifashisha ibitambaro bibiri. Turafata igitambaro cyacu, ushobora gukoresha indi sharupe cyangwa igitambaro. Turafata tubangemo ingata. Urayibanga neza ku buryo iri buze kubamo nziza mu gutega. Ugashyira ku mutwe gutya, ubundi ugahita ufata ya sharupe cyangwa cya gitambaro nka kumwe twabitangiye, ugahita uzingamo kabiri. Warangiza kuzingamo kabiri, kumwe tubimenyereye, ugahita ushyira ku mutwe. Urabikomeza
kugira ngo bigufate. Ubundi ugahita ushumikira inyuma, ubundi ugahita usobekeranya bya bitambaro bibiri bisigaye. Tugitangira nababwiye ngo ntimwibagirwe gukora subscribe, waba wabikunze urakora subscribe, aho hasi birahari, warangiza ugahita uzana hamwe imbere aha hamwe twategeye, ubundi ugahita uzengurutsaho ugashumikira inyuma nanone. Ngubu uburyo bwacu bwa gatatu ari nabwo bwa nyuma, soje mbabwira nti ndabashimiye cyane kubwo kureba iyi videwo. Ikindi nababwira ni ukwibuka gukora subscribe kuri Elimu TV. Tuzahura ubutaha. Bye.